Nitwa Ndagijimana Tofile, ndi umuyobozi w'iki kigo cya Kamata Monastery Primary School, mu magambo ahinnye bikita KNPS. Ni ikigo cyavutse mu mwaka wa 2005 bitewe n'uko iyi karitsiye twari dutuyemo nda kigo cyari kirimo, bituma noneho itorero ryacu rya Reformed Baptist Convention ritekereza gushyiraho ikigo cyo gufasha karitsiye umudugudu dutuyemo w'Itetero. Yesu abashimishane ku Imana. Haleluya, haleluya. Byari bitewe ko abana birirwaga bazerera muri karitsiye, kenshi bitewe n'uko ababyeyi bari badafite amafaranga yo kubishurira ngo bajye kwiga mu bigo bikomeye, bituma rero dushyiraho icyo kigo. Batangirira mu nzu yari icyumba kimwe, yabaga hano hubatse ishuri, bituma rero icyo kigo gitangira bitewe n'izo mpamvu. Cyatangiranye rero n'abana 27, abandi b'iruhande bagenda nabo bumva ko ishuri ryatangiye, bagenda bazana abana. Ariko ubukurikiyeho mu mwaka wakurikiyeho 2026 abana babaye benshi, kuko cyari ikigo cyafashaga kitagambiriye amafaranga y'ishuri, ahubwo kigambiriye ubufasha ko abana babona ubumenyi, bakava no mu muhanda bakajya mu ishuri. Bizamuka gutyo rero kugeza na n'ubu dufite abana dufasha 35 buri mwaka, bishyurirwa minerivare, bakishyurirwa ibyo kurya, bakishyurirwa uniforme, byose iyo ubirebye usanga bihwanye n'amafaranga 350 ku mwaka bishyurirwa. Indego yacu rero si yo kugira ngo abana babe ku ishuri gusa, ahubwo niyo no kugira ngo bamenye n'ijambo ry'Imana. My name is Umwana. In the name of my classmates, I thank you so much for this wonderful day. Be blessed by all of you. It's a pleasure to be together today. Enjoy Jesus' celebration day. Thank you for listening to my speech. May God bless you. Kuko umwana wakuriye mu ijambo ry'Imana akenshi usanga akurana imico myiza, uburere ufite ifatizo rishingiye mu kumenya Imana. Na rero ubu ikigo cyacu gifite abanyeshuri 86, harimo abakobwa 46 n'abahungu 40. Harimo abo navuze 35 bafashwa, abandi bariyishyurira. Ariko nguyu munsi twabonye umugisha ko tubonye umuntu uzabishyurira nanone atitaye ku bana umukire cyangwa n'umukene, akaba azishyurira abana bose abazaza kwiga hano
bose azabishyura 25,000 byerekeranye na breakfast cyangwa se ifunguro rya mu gitondo. Abana ba hano rero iyo umwana havuye tuba dufite icyizere iyo yize hano imyaka 3 ko aho azajya hose, kuko iyo shuri ryacu riremwa twarikoze nk'ishuri ritazavuga ngo ni ishuri riciriritse mu myigire, kuko ni ishuri anglophone, dushyiramo n'igifaransa ariko ni ishuri anglophone ryigisha amasomo yose mu cyongereza, atari ukuvuga ngo turavangamo ibindi, ariko amasomo amwe agenda arajya mu gifaransa. Isomo ry'igifaransa ni rimwe gusa, ayandi yose tuyigisha mu cyongereza uko ari 12 tubigisha. Ishuri ryacu rero rifasha na community muri rusange, kuko tubaha ibyo kurya mu gihe cyo gufunga ngubu, tubahereza ifu y'igikoma, tubahereza umuceri, tubahereza amavuta ndetse n'imikati n'isukari n'amavuta. Ngo mu gihe cya corona twatunze abanyeshuri bacu, buri kwezi twabaherezaga ibiro 10 by'umuceri n'ibiro 10 by'ifu n'ibiro na litiro 5 z'amavuta n'ibiro 5 by'isukari, tukabaha n'umukati ipaki buri kwezi. Ukuvuga ngo igihe cya corona ikigo cyacu cyakomeje gufasha muri bwa buryo cyatangiyemo. Nibaza rero ko urebye ikigo cyacu ni cya gikirisito, ariko nditureba ku bakirisito gusa, kuko muri abo 35 dufasha harimo n'abayisilamu 3, hakabamo n'abagatulika, kuko abenshi dufatanya na leta yacu, kuko tubakura bamwe ku kagari, akagari kakabasinyira biturutse mu mudugudu. Ubu byafashe n'indi midugudu, ntago birikiri wa mudugudu wacu gusa witetera ikigo kibarizwamo, ahubwo ni gifasha akagari kose, harimo imidugudu 12 bavuyemo badashoboye kwifasha, turi bufashe bahabwa icyangombwa cyangwa bagahashyirwa kuri lisiti n'akagari bakayisinyaho bakayiduha, kugira ngo tubafashe dufatanyije na leta muri ubwo buryo. Ubu rero mu mwaka utaha twifuza ko cyazagira abana 90, kuko twa dufite 86, amashuri yacu ntabwo yarenza 30. Twifuza ko umubare w'abanyeshuri 30, twifuza ko mu mwaka utaha twazaba dufite abana 90, kugira ngo dukomeze dufashe muri rusange umuryango nyarwanda udafite ubushobozi bwo kujya kwiga, no gufasha leta gukura abana mu muhanda muri rusange. Abanyarwanda duhereye mu kubahugura kugira ngo bamenye ko umwana, bavuga ngo igiti kigororwa kikiri gitoya cyane. Rero amashuri ya garidiyene ni amashuri ya pipinieri. Pipinieri umuntu yavuga mu kinyarwanda ngo ni ishigiro ry'abanyeshuri, aho bakurira, aho baturuka. Rero ndaha abanyarwanda muri rusange muri aka kagari, umudugudu dutuyemo, bere kureka abana mu rugo, cyane ko twewe harimo n'ubufasha. Icyo tubasaba ni kimwe, ni ukubatuzanira, bamara kubatuzanira tukabigisha, kandi duhera ku bushobozi dufite. Ntitujyamo ngo uyu ndafite ubushobozi umwana we turabigira. Ngira ngo muri message uyu munsi twatanze ku babyeyi bitabira uno munsi wo gusoza, harimo no kubwira ababyeyi ati nubwo murimo amafaranga menshi mutishyuye, ndibibuza ko dukorana umunsi mukuru namwe, ndibibuza ko tubahereza ibyo mugomba, yafu kwenjoyingana n'abandi bana, ibyo ntitubibabuza ababyeyi. Rero ndahereza message abatuye muri uyu mudugudu, muri aka kagari ka Kamatamu mu murenge wa Cyakigo, ko bagomba kumenya ko umwana agomba kujya ku ishuri ndetse akiri muto, kuko iyo arenze imyaka 3, imyaka 6 atarageze mu ishuri, kuzamujyana muri primaire bigorana barimo muri primaire. Ariko iyo yatangiye ngubu akaba yarahereye muri garidiyene ngatwa hano imyaka 3, yageze muri primaire, ni ibintu byoroshye cyane kwiga primaire. Nkunda kwibonera imbano barazinzanira abana
barazinzanira bakazipfunyika bakambwira ngo natsinze. Ori yo kwijyanira diregiteri wa primaire akayipanga akayinzanira ngiye wibereye hano kuri garidiyene akavuga ati headmaster natsinze. Nari nguzaniye imbano kubera ko wamfashije ngaba narize none ngaba natsinze. Oro ndi yari kwijyanira muri primaire. Biradushimisha rero kuko abana bose bize hano guhera 2006 harimo bari kurangiza universite. Message yo kugira ngo bamenye aho ikigo giherereye dukorera muri Kigali mu karere ka Gasabo, nubwo ari akarere k'umujyi wa Kigali ariko na n'ubundi birasibama. Ni akarere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru mu kagari ka Kamatamu mu mudugudu w'Itetero iruhande rwa Kompasiyo kuri Minagiri. Ushaka kugira ngo umenye ko duhari, dukora guhera saa moya kugera saa 11 za nimugoroba. Kumenya ko duhari hari telefone zihari 0788 73 17 69. Ushaka kureba iyo telefone iri kuri WhatsApp iriho hose kandi buri gihe biriho. Ushaka kumenya email ni mtofire @ya-email.com. Iyo email nayo ibikoraho buri munsi. Hari indi email nayo ikora buri munsi knps@gmail.com. ngira ngo izo connection uzigezeho wahita tubona. Kandi unashaka ukajya no muri Google ukandikamo Ndagijimana Tofire ugashyiraho izo telefone wahita ubona n'ibindi byose birimo. Nibaza rero ko ahari turimo turakorana website y'ishuri mu gihe gitoya bazajya bandikamo Kamatamu Nursery Primary School, bazajya barahita babivumbura babona ishuri ryacu aho riherereye n'amafoto n'ibiki byose. Abana bafite ubumuga mu ishuri ryacu ntabwo tuvangura, baraza bakigana n'abandi. Nga 2014 hari abana babiri barimo bafite ubumuga biganye n'abandi bararangiza bajya muri primaire. Gusa ubu hariho porogaramu leta iri gutunganya natwe dutegereje, ndetse turi no gushiramo imbaraga kugira ngo nako tuyiboneho, idufashe kwakira abo bana dufatanije n'inzego za leta zibanze kugira ngo nabo baze bige bafatanye n'abandi kwiga, kandi twizera ko bizagenda neza. Kandi abafite ubumuga nabo barashoboye, iyo yize neza yigishijwe hamwe n'abandi biba byiza, atsinda kimwe n'abandi kandi akanagira n'umusaruro ndetse ushobora no kuruta n'uwo badafite ubumuga. I love you so much in the name of Jesus Christ. Okay, so I ask you, my husband also said to you, but I also said to you, your parents, please take care of your children very well in the grace of and love of God. Umugabo wanjye bivuzeho ariko ndagira ngo nongere mbisubiremo ndabinginze njyana mujye muzirikana abana banyu mwisengeshwa mubiteho mu buryo bushoboka bwose. Do you know how much God loves children? Mwaba muzi ibyo cy'Uwiteka Imana akunda abana. Please pray for them continually. Mujye mubasengera kandi ibihe byose. Okay, thank you. Ndabashimiye. Okay, so this time children. Abana. Yeah, are you ready to sing together? Yes, we are. Oh, I can hear you. Please, are you ready to sing together? Yes. Oh, so you. Okay, all together. Yes, we are. Okay, are you ready? Yes, we are. Okay, please stand up. Please stand up. Please, all of you, please stand up. Okay, let's sing together. Enjoy. Okay. Okay, let's enjoy to sing together. Okay. The love of Jesus. Do you know? Do you remember this song? Yes. Are you ready? Okay. 1, 2, 3, go. The love of Jesus, sweet and marvelous. Love of Jesus,
My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. The mountains are his, the rivers are his, the mountains and near to. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do for you. My God